Mr. Obed ndagarutse. Iyi ni episode number 7. Uribuka ko episode 7 twayirangije bamaze gufata ibandi rimwe muri ya mabandi bamaze kurijyana kuri police station. Uku niko dutangiye episode numero 7 number 7. Ibandi yarimo barihana bari kubita ibiti byinshi cyane. Fata ponchi wowe uratubwira ntutubwira, uravuga ntuvuga, ati ntabwo ushobora kuvuga, ati ndaza kuvuga abaza kwitoza. Wibuka ko ari boss w'amabandi, ariko boss w'amabandi agomba kuba arenze. Yaraza kwitoza n'abakozi be, ati wowe uyu ni room. Wibuka uno musore wambaye iby'umukara ni room, uyu nguyu wambaye imyeru ni boss. Akomeza kwitoza mushyiramo amakandwi, fata punch 5 kwa 5 tunakuja. Angalia yetu koryo. Uyu nguyu abona mugeza baramukubise, ati fata icyuma sha. Fata icyuma tongera kwataka boss. Uvuga ko yari boss nwakurayo. Barafukana fight 5 kwa 5. Angalia yetu koryo weye. Fata we mugeri. Boss amushyiramo barakomeza barafana, ati boss akomeza gukubita mugenzi wacu. Uyaraza baragwana fight boss gusa kurarenze. Uyu mugabo sinzi ko hari umuntu uzamushobora. Iyi ni episode 7 rero nuko nkazanye. Yakubuza kwataka boss roza ti hano gana kurambika hasi. Boss hey boss amushyira hasi aho nakubaga nahanga kubaga nkakubaga nahanga nkaba ngushyizemo abarikanga. Yakomeza gukora ndi muzima napfuye. Uyameze wibana nta maraso. Unyeza kumukora ndiko bro mbonye bagukata wapfuye. Boss abate oya ntabwo urapfa vuba. Aha nakomezaga gukoresha, ntabwo nari gukoresha ubugi, ahubwo nakoreshaga hano inyuma ku bugi. Kugira ngo nkoreshe ubugi niyo mpamvu utekanye. Ikindi kandi uri umuhungu mwiza, tirakoze cyane afande. Endareba rero yemeye kuvuga, ati wemeye kuvuga okay. Yakomeza tamaraso kuri polisi bamukubise, bamukoreye icyo bita torture no gutoritira umuntu kugeza ubwo avuze. Afande arunama kiramubwira, akomeza kumubwira ati gutya kanaka komeza kumwongorera amagambo ntabwo turimo tuyumva. Gusa aramubwira ati nizere ko ibyo ngiye byose bigomba kuba ari ukuri, kandi nisanga umbeshye ndaza kugaruka hano ndahita nkurangiza, uranyumva neza? Tindakumva. Boss afande nuko yagiye ava aho ngaho. Gusa akagabo bagakomye n'abagabo nuko baje. Tugaruke hakuno, hano ni ku muhanda bigaragara ko ari muri ya quartier imwe cyangwa yindi. Dukomeza nta kana kari kaje kambaye bya bindi by'abisilamu sinzi uko babyita, kaje kitandiye neza cyane. Akana karahanga bigaragara ko kataye umutwe, kabuze iyo kajya cyangwa kabaye nk'akaburi wabo. Akana karakomeza karashakisha. Hirya hakurya haturuka ikimodoka kiratambuka neza cyane, bigaragara ko ari bya bisi batega mu mujyi. Ahangaha aka kana karaza ku cyapa, bisi irahagarara, gahagarika umumotari, karamuhagarika neza cyane. Kurikire akantu ku kandi, akana karaje karamusatira ati nyakubahwa wihangane nagira ngo sabe ubufasha. Uyu mugabo mubiko nibandi muri ya mabandi. Uyu mugabo reka bazo ati se mwana bimeze bite? Tinabuzi iwacu kandi n'amafaranga mfite yo kungeze iwacu. Uyu mugabo aramubwira ati ihangane icara kuri moto mujyane iwanyu. Nuko yamujyanye. Wibuka ko ari ibandi Nyagasani. Aka kana se karaza gukira ntago mbizi. Kuri kiro ni rebere aracyari Mr. Obed. Kanda kuyo buto ya subscribe, ushyireho n'inzogera kugira ngo akonzajya nsohora kajya gakugeraho neza cyane. Kandi ukande like kugira ukomeze kuduhemba kudutiza imbaraga. Uyu mugabo uyu musore yatwaye akana, bigaragare ko aka kana gashobora kuba katageze mu maboko mazima. Bigaragare ko kayobye amaboko yo kujyamo. Urugabo guhora kazanye, bigaragare ko rukazanye kwa ya mabandi kugira ngo ya mabandi abashe kugashimuta. Akana kageze hano kagiye kuboneka umuntu baragafashe, akana gatangira kurira turanyubeje ati 5 kwa 5 wowe urakoze musaza. Akana kanyine gasaba ubufasha. Akana ariko wapi karimo karavugira ubusa. Amabandi nuko yagashimuse. Bibuka ko aya mama dakomeje gukora ibintu bibi hano hanze. Bakomeza gushimuta n'akana
barakazana bakazamura aho ngaho, aho turahazi neza cyane, ni handi ya mabandi akorera. Noneho bigaragare ko batangiye no gushimuta abantu, batangiye kubatwara neza cyane. Twaruka aha abagabo baraje barakazana akana barakazamura, bigaragare ko bari kukajyana hejuru cyane, bigaragare ko uyu mwana nta kindi kintu ategereje uretse nyine kuba mushimuse bakamwica. Abagabo ni abantu babi twamaze kubamenya. Saa zitagira umujyanama gikurikira umurambo mumva, kuniko nkazanye kurikira unirebere. Agafilime karacyajyayo rero, aracyari Mr Obed, kurikira unirebere 5 kwa 5 edukoryo hana abana bakora. Baramuzanye bamushyira ku ruhande, bakomeza bamurinda. Room yari yicaye ku ruhande nawe arimo arabyitegereza, abandi bagenzi babo bari ku ruhande. Room avayo, kurikira amagambo, uyu musore avayo, garagare ko hari n'undi wicaye ku ruhande nawe avayo. Kurikira amagambo komeza unirebera. Baraza bitegereza neza akana, bagashyize aha ku ruhande, barahagarara neza cyane, komeza barakareba, bakomeza batumura ibitabi. Bose avayo, bose mu kuvayo yaraje arabegera neza cyane, afite na pisto, bigaragare ko ari we batumye aka kana. Arabitegereza neza cyane, baza bazunguza imitwe, yego umuhigo uyu munsi turawufite. Rumwe yicaye ku ruhande, undi nawe acaye ku ruhande, akomeza azunguza umutwe. Hano sinzi icyo bakoze, uyu gisanze hano wa mwana bamujugunye ku ruhande. Boss araza muri biro, hari uwakomeje gukomanga ariko boss ntiyabyumva neza, narakomeza arakomanga, akomeza gukomanga. Boss arabyumva neza cyane, akomeza gutereka dokima, arangije avuga ati ni winjire, come in, injira neza cyane. Yarinjiye, ni boss wa polisi, uyareje ati afande meze neza, ati meze neza. Ati afande yego hari amakuru ngufitiye. Amakuru? Ati wa mugabo twafashe yavuze buri kimwe. Yavuze? Yego afande yavuze. Okay, nizere ko yavuze station zose ahantu bakorera hose akaba yabashyize hanze. Nawe ati boss yabivuze, yanatubwiye naho bishe, gusa nyine ibikorwa byabo bitemewe. Yatubwiye ko bikorerwa muri iki gihugu cyacu. Afande nuwe ati bikure mu gihugu cyacu. None ha rero tugiye gukora iki? Ati making sure ko buri kimwe yavuze kigomba kuba ari ukuri, kandi akakanya tugata dutangira operation yacu yo kugira ngo tubakureho. Uyu ngabo atariko ugomba kuyumvamo. Iyi ni iminsi 3 tumaze turi kumutortira kugira ngo agire icyo avuga. Rero nimba yavuze kube amabeshyo, bigaragare ko adusize mu bikomeye. Yavuga ati boss hoya yatubwiye neza, yatubwije ukuri uko twamuhanye bikabije, none rero yatubwije ukuri. Tugomba gutangira operation yacu none aha aka kanya gitaraganye. Uyu nawe aravuga ati thank you boss, urakoze cyane nakubaho afande. Mabandi tugaruke hakuno ku ruhande, iri ni bandi bigaragare ko riri kuri patrouille, ryicaye haga mu giti ko kineneko mikorojeni yari yinenetse hakuno. Bigaragare ko bari ku burinzi ku kineneko kenshi cyane. Akomeza arahengereye ati SK nibereye ku burinzi SK. Biba byanaruhaze neza cyane ku gikweto cyako. Uyu nguru nuko yaje arasesekara neza cyane ati vayo kiri kago vayo nyako kushike ngiye kwifatira gatotsi bagata bankangura. Yes yuruma aramukobeza ati vayo tuceho. Nuko yamugobeshe chama vayo gutyo. Arakurikira neza cyane, bigaragare ko ashobora kubara amasaha yo kurya cyangwa se ibindi. Nuko bavuyeyo kakanya polisi. Wibuka ko polisi yatangiye operation yabo yo gukura ibyihebe mu nzira. Polisi special force ya polisi nuko yahageze party ya cinema, abana rero nuko bafata igikorwa. Wibuka ko aho twita mu rugo, aho bita aho twita mu kuzimu bahita mu rugo. Kuri Rebere agafilime karacyajyayo. Abana aho ngaho baje kugogera amabandi, basa kuyagogera neza cyane. Uyafata kajumeri ati mbanze mbabare, ati ku gisenge hari umwe
arakomeza arazengurutsa. Hari n'undi aramanuka no hasi ku madirisha neza aritegereza neza cyane 5 kwa 5. Agenda bara asubira hirya, arakwiga neza cyane, arajumira. Bigaragara ko arimo arabara areba barizi bahari uko bahangana. Uyu arabibona neza cyane 5 kwa 5. Patiri ya sinema rero ciao citahari yarabagaba. Uyu nawe ati hano ku ruhande akomeza agenda yitegereza kanaka tusine mwana katira tukorya abana bafite udukoryo special force police wingu papa cha ku ruhande inowe yarabugubiza ati cyane nange canga kubizo nirebere. Uyeroso arahingiriza nta kandeba asubirayo. So bari ku gikorwa basubire muri operation. Bigaragare ko operation yatangiye yo kubakura mu nzira. Amabandi yari yigize akaraha kajya he no polisi yahagurukiye neza cyane 5 kwa 5. Uyu ngwaraza atafayo ute cyane ku gikorwa abana ntibasugeza. Urubona ko abana igikorwa bakora barakizi kabisa. Uyu ngwaraza arahengereza neza cyane ntawumbona 5 kwa 5. Uyu nawe ati ntacyo ubonye, ati wapi ntacyo ndi kubona boss. Yeroze abana urabona bari supre kudukorwa, bari supra. Mabandi nayo ati apo tujya gukora akazi. Mabandi aza neza cyane ajya gucuruza ibaba, babyita ibaba niko njya numva. Kurikira agafilime karacyajyayo. Iyi episode ya 7. Bigaragare ko amabandi haranagiye cyangwa ahandi bati mwinjire vuba. Boss araho room nawe arakurikira, boss nawe arakurikira. Abapolisi baracyaza kurikira umwoto, batangira gukurikiza umwoto. Boss asubira mu nzu ndetse na room. Abangaba binjira mu modoka cyane batabayatsa baranacaho. Boss bandi batwata tarabona ni polisi. Kumpe polisi yari yaje, polisi yapanaye, polisi yapanuye neza cyane. Abagabo none ntibari buze kubacika. Rikiru ni nebere polisi reba papa nta nuducika bose tugende komeza hano hakuna. Yungu akomeza bagaba neza cyane 5 kwa 5. Yungu yaraza barazamuka. Bigaragara ko babateye muri ya matware yabo. Waundi baturitiye bakubise cyane muri polisi. Bigaragara ko yavuze ukuri. Iyi ni episode ya 7 turangije. Ntuzacikwe na episode ya 8. Aracyari Mr. Obed on the mic ukomeje kubagezaho. Ciao.